Muraho neza bantu bacu ba YouTube, aba YouTuber creators ba MD Empire TV. Uyu munsi tuganire ku kibazo gikomeye gihangayikishije abantu bose batangiye YouTube cyangwa bari gutangira ama YouTube, aho bari kugenda rwose ubona batishimye kubera ibyo bari kubona, kubera views zabaye nke, kubera subscribers zabaye nkeya. Rero tugiye kurebera hamwe channel ntoya uko uburyo zitarimo zirakura, uburyo zigenda zihura n'ibibazo ugasanga uyifite arimo aracika intege. Nanone wigeze wibaza impamvu channel yawe idafata views cyangwa subscribers? Reka nguhe ibanga rikomeye, dore uko wakwibohora muri iyi mbogamizi ya channel ntoya, ugatana no kuzakugira views 3, views 5, views imwe. Ibi ni ibintu rwose bihangayikishije nkatwe aba YouTube creator tugitangira, usanga aho rwose umuntu aho yaba yanabireka akaba yagenda mu bindi. Twihuse rero mu ncamake tugiye kubaganiriza uburyo dushobora kwibogotora cyangwa kwivana muri ibyo bintu bibi byo kubona views nkeya, aho kugira ngo tujye duhora tubabaye, turakaye, twibaza tuti se ibi bintu bizagenda gute. Tugiye kubivugaho mu ncamake, kandi iyi video ndayigushishikariza uyirebe utageze aho usimbuka, utihutishije uraza kubona ntihagire ikintu kigucika. Ibi bintu uzambwira ko views zawe zatangiye kuzamuka. Nanjye narabikoresheje, nagiraga views 3 enye, ariko ubu nsigaye ngera muri views 100. Ni ikintu gikomeye, nakikubwira wowe ukumva ko cyoroshye, ariko ngiye kubikwereka rero. Twihuse rero dutangire, tugiye gutangira ku gice cya mbere cyo part 1. Part 1 ngo dusobanukirwe small channel hell. Ese small channel hell ni iki? Channel ntoya ikunze gufatwa nk'izifite views nkeya, aba subscribers bakeya, aho usanga rwose zihora zimanuka, abantu bataziha agaciro, ugasanga nta subscribers igihumbi ufite, kandi YouTube ikayitinyuka gake mu kuyerekana mu mashyirahamwe cyangwa ku bandi bantu benshi bayireba. Ugasanga abenshi baratekereza ko ari algorithm ibabereye ikibazo, ariko rimwe na rimwe biterwa n'uko twitwara. Ikibazo si uko YouTube itagushaka, ikibazo ni uko wowe utarayimenyesha icyo ushoboye. Niyo mpamvu uzasanga video zose ushyizeho cyangwa YouTube yawe idakura, ugasanga views ziri hasi, ziracyari hasi. Ahubwo uracyarwana n'iki? Uracyarwana no kuba watuma wabona aba subscribers, uracyarwana no kuba wabona abakureba. Rero ibi bintu tubyitondere, sibyo? Two kublaminga algorithm, ahubwo twe dukora ibintu ku buryo algorithm izamenya ngo se aba bantu bakora iki. Kumenya uko small channel hell ikora, ntabwo intambwe ya mbere yo kuyivamo ntabwo ari uko wahita uvuga ngo njyewe ndabona ndabiretse, ndabona byanze. Oya, kora ikintu kigaragaza neza. Reka kuba baravuga ngo simbona views, ahubwo wowe kora ikintu kimwe, icyo kintu kimwe kizakugeza ku intsinzi. Ngira ngo ujye ubona abantu kubona video, ukabona video ni views 1 3, ariko ugasanga umuntu ahise abireka. Wicika intege, ahubwo wowe kora, imenyekanisha ikintu ugiye gukora. Tujye kureba rero kuri content strategy kuri part 2, uburyo wakoresha kuri strategy wakoresha. Tugeze kuri part 2. Part 2 iravuga ngo content strategy, ni ngo tugiye gufata content yacu, uburyo dushobora kumenyesha YouTube cyangwa algorithm ibyo dukora. Ngira ngo ntimuzibeshye, nta channel ikura itagira strategy, itagira uburyo bwo gukoreramo. Uburyo bwiza ni ugufata icyerekezo kimwe. Ni ukuvuga ngo niba ugiye gufata icyerekezo kimwe, hano tubigendemo neza. Urugero, reka mbabwire, niba ukora tutorials, wibande kuri tutorials gusa kugeza abantu bamenyereye ibyo ukora. Urugero nabangaha ni ukuvuga ngo kora ikintu kimwe. Niba ujye wigisha abantu uburyo twakoramo YouTube, bikore bari wowe ubikora, ubikore utagiye mu bindi. Niba tuvuge nk'urugero, niba ukora tutorials wigisha abantu uburyo YouTube ikora, uburyo twayibyaza umusaruro, uburyo twayibyaza amafaranga, wijya mu bintu bya comedy, wijya muri news, wijya mu mafilime. Oya, kora ikintu kimwe kugira ngo algorithm izavuge ati uyu muntu ibintu ari gukora ni ibi ngibi koko. Ubimenye, avuge ngo algorithm ivuga iti uyu muntu niba
abantu bakeneye kureba video zigisha YouTube nzayamwereka, ahubwo niba uyicanga icyo gihe rwose uzahora uri muri ibyo ngibyo gusa. Sorry. Eh, rero kora ikintu kimwe, sorry, kora ikintu kimwe ku buryo algorithm imenya ibyo uri gukora. Aha ngaha rero nibyo nashaka kubabwira. Ni ukuvuga ngo shaka uburyo ukora content yawe imwe ukore content plan yawe, usevinge plan yawe ukora, uvuge ngo njye nzakora iyi video, nzakora video yigisha ibi ngibi, umenyereze YouTube ko ugomba kuzajya uyishyiraho ibintu bimwe, sibyo? Niba ushaka gukora, hitamo icyiciro kimwe cy'ibyo ukora ubikore mu buryo buhoraho. Ni ukuvuga ngo ubikore mu buryo buhoraho. Nubikora mu buryo buhoraho, icyo gihe YouTube izagenda algorithm izagenda ireka abantu basacinge iyo YouTube yawe, bamenye ibyo ukora, kandi ibyo bintu bizagufasha kugira ngo ugere ku ntsinzi. Twihute rero, tugeze ku buryo bwa gatatu. Uburyo bwa gatatu nicyo bita consistency and frequency. Ibi ngibi nkunda kubivuga umuntu utajya ureba izi video, nsinzi abantu batajya bareba playlist zanjye. Ibi ngibi umuntu abivuga, kandi iyo mbivuze nkabona nk'umuntu agize views 3 birambabaza cyane, kandi mbona nabiberetse. Consistency niyo soko yo gukura kuri YouTube. Reka rero mbabwire, ese uyu algorithm n'ikibazo yibaza, ese uyu muntu arakora ibintu buri gihe? Reka tumufashe tumwerekane. Ni ukuvuga ngo guhozaho algorithm iyo ubona uhozaho, cyangwa YouTube iyo ibona uhozaho, iravuga uti uyu muntu abantu bazamukenera. Ariko niba ukora video imwe, ejo ukongera ugahagarara, ejo bundi ukongera ugahagarara, ntugire gahunda muri wowe, ntugire content plan yawe, cyangwa igihe uzajya ushyiraho amavideo, icyo gihe rwose nta kintu wijeje, bazakurejectinga. YouTube algorithm ntizigera igusharinga video, ntizigera recommendinga video zawe. Uzahora uvuga ngo uzajya ukora video ikuruhije, ubone views 1 cyangwa ubone views 5. Ibyo ni ibintu bizaguca intege ku buryo uzakitinga, ku buryo uzava ku murongo wa YouTube ukawabira ukajya gukora ibindi. Inama rero nakugira, koresha uburyo bwo gukozaho video. Niba ari video 3 mu cyumweru, uzishyireho, kandi uzishyireho amasaha amwe, kandi abantu bakumenyere ko iki gihe aricyo uploadinga, bazajya baza kureba video zawe. Nuvuge niba wenda uploadinze kwa mbere, abantu bazajya baza barebe itariki, bavuga ati itariki uploadinga video kwa mbere no ku cyumweru, nkuko njye na uploadinga kwa gatatu no ku cyumweru. Uvuga uti okay, nzajya nzaho kwa gatatu no ku cyumweru ndebe izo video uploadinze. Ikindi kandi, koresha igihe cyawe. Igihe cyawe nicyo cya mbere gishobora kugufasha kuba wakomeza kuba consistent, cyangwa waba kuri frequency. Igihe ni igihe. Niba nk'ubu ngewe nshyiraho video kwa gatatu saa 12, nkongera gushyiraho video ku cyumweru saa 12:30, ni ibintu nabamenyereje. Ibyo bintu rero bikore kugira ngo algorithm ijye imenya isaha ugera kuri YouTube cyawe, imenye igihe uploadingira video yawe, kugira ngo ikomeze izi recommending, izi sharing abantu bazireba. Niba uri gukora rero, koresha igihe cyawe neza, kuko igihe nicyo kitugenga. Niba ushobora gutangira gukora video 2 cyangwa 3 mu cyumweru, ukabishyira mu masaha ahoraho, ibyo bintu bikore, kandi ubikore neza. Uploading video yawe, uyaploading neza, kandi wibagirwe shorts, kuko short nazo zituma YouTube yawe izamuka. Short ni uburyo bwihuse bwo gufata abantu bashya, kuri channel yawe. Icyo gihe rero komeza ukore ubwo buryo, ugenda ubazana, ubakurura, urating video nkuko nawe bisobanuye muri video yo kwa gatatu y'ubushize. Abantu mujye mureba izi video, bizaba bibafasha cyane. Twihuse rero tugeze kuri part 4, ariyo thumbnail na titles. Ibi bintu umuntu bivuga mba numva ntanabisubiramo, ariko reka mbibasubiremo. Abantu benshi bagera kuri video yawe mbere yuko bayireba. Icyo babona mbere ni title na thumbnail. Niba thumbnail yawe idakurura amaso, nta n'umwe uzakanda kuri video yawe. Banza wibaze, iyo umuntu abonye iyo thumbnail afite impamvu yo gukanda kuri iyi video, yibaza icyo kibazo, ese iyi thumbnail, reka mbaye nk'urugero, reba nk'iyi thumbnail. Iyi thumbnail aha ngaha, mbwira thumbnail wakandaho bwa mbere. Thumbnail mugomba gukora ibanga rya mbere. Ibanga ryo gukora thumbnail ugomba gukora rya mbere. Ibanga rya mbere ugomba gukora
kandi ryakugeza kuri thumbnail nziza. Koresha amagambo make arimo imbaraga, koresha amabara agaragara cyane nk'umutuku, umuhondo, umweru. Ni amabara agaragara na buri muntu wese. Andika amazina asobanutse nk'aya, kuva muri cano ntoya burundu, va kuri cano ntoya burundu ujye kure nawe. Rero nk'uko nari mberetse, reba nk'iyi thumbnail iri aha ngaha. Iyi thumbnail nk'iri aha ngaha ari wowe wahitamo iyihe? Nabibashyiriyeho. Ni thumbnail, uhitamo thumbnail igaragara. Umuntu rero iyo yakritse kuri thumbnail yawe, icyo kintu cya mbere ahita abona ibyo. Title yawe, titre yawe ni amagambo abanza video yawe. Ishyiraho amagambo akurura abantu abateza amatsiko. Uburyo nabonye views ibihumbi 10 mu munsi umwe. Ibi ni ibintu bizakurura umuntu kugaruka kuri channel, bizatuma areba video yawe akayirangiza. Ubwo rero twihuse, ntabwo turi butinde, tugeze kuri part 5. Part 5 ni ikintu bita engagement and community. Engagement and community, ugomba gufata abantu bayobeye kuri channel yawe nk'umuryango, sibyo? Ugasaba comment, usaba comment abantu ko tujya tubabwira mujye mu commenting kuri channel ku ma video yacu aba yatuvunye. Subiza comment. Ngewe abantu banyandikira kuri comment ndabasubiza rwose, murabizi ntabwo njya ignoringa. Kora post kuri community tab, shyiraho ibitekerezo ubaza abakiriya bawe cyangwa ubaza inshuti zawe zigufasha kuri YouTube, ubabaza ese twakora iki, ni iki twakora kugira ngo tuzamuke kuri YouTube. Iyo abantu bumvise ko uvugana nabo bazagaruka, YouTube nayo izabyumva ikavuga ngo aho ahari community irakomeye y'uwo muntu. Ibyo ni ibintu rwose mpora mbibabwira, mbishyira mu video zawe zikire ku ma social media, uvugane n'abantu n'abakunzi bawe. Iki gihe engagement si views gusa, ahubwo ni uburyo abantu bakora interaction n'ibyo ushyira kuri channel yawe. Ibyo ni ibintu ugomba kwitondera, sibyo? Reka dukomeze rero tugende tugeze kuri uburyo bwa 6 ariko kanyuma, patience and growth mindset. Patience and growth mindset. Hano bishatse kuvuga nta byiza biza mu munsi umwe. Ibyo bintu murabizi, nta byiza biza mu munsi umwe. Niba uri kuvunika ukora content, yikore, ariko umenye ko ejo uzabona views 3, enye, ejo 5, ejo 10, ejo 20, uzagenda ukura. Ariko nawe wicika intege, komeza ukore ibintu bifitiye akamaro abantu. Amahitamo rero ari abiri. Ugakora video nke ugahita ucika intege, ukavuza reka ngiving up, cyangwa ugakomeza ugakora gahoro ariko neza. Hari abantu bakunda gukora amavideo ugasanga arimo ashyiramo video buri kanya, ariko video nta gaciro zifite. Ubwo rero icara witonde, ukore video witonze kandi nziza. Kuki channel zacu zidakomeza kuba ntoya? Zidakomeza kuba ntoya nuko kugira mindset yo gutsinda, banza wiyemeze gukora byinshi, ntutegereze miracle, ntutegereze ibitangaza. Uburyo bumwe rukomeye bwo kwibohora mu mbogamizi ya channel ntoya ni ugukomeza gukora no gukoresha ibi tumaze kuvuga aha ngaha. Umuntu ukurikira MD Empire TV, ibi bintu tukubwiye jya ubikora. Igihe kizagera YouTube izakwereka abantu, wicika intege. Igihe kizagera nawe ugire views nyinshi, views zitangire kuzamuka, ubu ni ibintu biri guhinduka. Uko wabitekerezaga ubu birahindutse. Iki gihe rero bizagufasha rwose, uzabona views nk'uko abantu bavuga ngo zarabuze, uzazibona, uzatsinda, uzagera ku mwisho utsinda. Rero noneho niba ushaka gusohoka mu mbogamizi zacu ntoya burundu, kora ibi twavuze uyu munsi. Hitamo nishe ibereye, hitamo nishe imwe ibereye ituma audience yawe iza kukureba. Kora consistency hozaho, kora thumbnails na title zikurura abantu. Ubaka community yawe, uvugane n'inshuti zawe, kuko izo nshuti ziba hano kuri YouTube zacu ni inshuti zacu, nizo zitugize. Wihangane kandi ukomeze gukora. Niba ibi byose ubikoze, channel yawe izakora nta kabuza. Niba wakunze iyi video, kanda like, duhe subscribe MD Empire TV, kandi ubwire
comment aho ugeze kuri channel yewe. Tuzakomeza gutanga inyigisho zigufasha kandi nawe uzakora. Turakwifuriza ko uzakora kandi uzagera kuri byinshi. Rero mwakoze, mwaba muri kumwe na MD Empire TV, turabakunda, mugire ibihe byiza. Tuzasubira muri video kwa gatatu aho turi gukurikirana uruhererekane rw'ukuntu twakora kuri YouTube, ntimuzigacikwe kandi ndabakunda cyane. Ciao ciao, ibihe byiza, dusubire kuri video itaha yo kwa gatatu saa 12. Murakoze, ibihe byiza.